Timu zarabaho kuzo mu ruzano rwa timu ashatu nibera harimo ya Bonconsire yasinga St Francis na goli ibira hari ubushoko yebembera groupe Novonero mwenda hamwe na Kibingo Girls yagwa Chikazi na Kongunga korabaho Novonero butano kandi St Andrews yasinga Juber na goli ibira hari ubusha Rerijumo Progressive yagwa Chikazi na Nkoma na goli ibira hazindi volleyball y'abato Shema High yasinga na Busunsa n'ubwo bavera hari ubusha Immaculate yasinga na Bingo n'ubwo bavera hari kamwe kandi umubojo Cyamate yasinga Kigando n'ubwo bavera hari ubusha. Umuhoki Ntare School hamwe na Mbarara High School aho Ntare yasinga Mushanga korabaho kuzo mu quarter finals kandi mu bishiki bwera Nyanja nayo yakora kurunji. Rugby Ntare yasinga Wachitaka n'ubwo bikumi na bibera hari zero kandi Mbarara High School yasinga Kabukungu na Nikuma hari ubusha. Akuja nguba bw'umujyi ko kubanza shemeriwe muronga kandi nanye nisima coach witabo kuba tiyamba kureba mutikari yegerevu zo yefasi game yituzana na Busunsa kandi apafume gake tusetsa yemwe tumasa ngo abana batandika bintu muhimbo kandi ngiye kubaguriye bagira amani mingi ayitwe cyatwereza amani cyatwereka ngo aboza amana bagine. Actually, you saw the changes this man of Budo did. Yareba kwa Bakari. Faiza zanamza rugitu kwa kabiri nimaze tsindiwe kubanza gwanya katuziro hati twasinga na Bingo. Yatubanza musetemo twadegemo twasinga 2-1. Amakuraga Gashakwa Logias Byamukama.